Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 98 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igice cya 13 n'igice cya 14 n'igice cya 15 cyo mu gitabo cya mbere cyo ku ngoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice cya 13 iravuga ngo Dawidi ajya kwenda isanduku y'Uwiteka. Uza apfa, isanduku iguma kwa Obededomu. Izi ni inkuru abantu benshi tuzi. Nuko Dawidi ajya inama n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana n'abandi batware bose. Dawidi abwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose ati, ibi niba mubishima kandi niba bivuye ku Uwiteka Imana yacu, dutume hose kuri bene wacu basigaye mu gihugu cya Isiraheli cyose, no ku batambyi n'Abalewi bari mu midugudu yabo n'ibikingi byabo, kugira ngo bateranire aho turi. Tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe, kuko tutayitayeho ku ngoma ya Sawuli. Abahateraniye bose bemera ko bagiye gukora batyo, kuko iyo nama abantu bose bayishimye. Nuko Dawidi ateranya Abisiraheli bose, uhereye i Shihori ku kagezi ka Egiputa ukageza aharasukirwa i Hamati, kugira ngo bajye kwenda isanduku y'Imana bayikure i Kiriyatiyeyarimu. Dawidi azamukana n'Abisiraheli bose bajya i Bara, ariko ariyo Kiriyatiyeyarimu y'Abayuda, kugira ngo bakureho isanduku y'Uwiteka Imana, ariyo yicara ku bakerubi ikitwa rya zina. Maze baheka isanduku y'Imana ku igare rishya, bayikura mu nzu ya Abinadabu, Uza na Ahiyo barayishorera. Nuko Dawidi n'Abisiraheli bose biyerekera imbere y'Imana n'imbaraga zabo zose, baririmba bacuranga inanga na neberu n'amashako n'ibyuma bivuga, bavuza n'amakondera. Bageze ku mbuga ya Kidoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku, kuko inka zari zitsikiye. Uburakari bw'Uwiteka bugurumanira kuri Uza aramwica, kuko yaramburiye ukuboko isanduku, agwa aho ngaho imbere y'Imana. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza, aho hantu ahahimba Peresura na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati, najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye? Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya, ayicyura mu rugo rwa Obededomu w'Umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obededomu, iri mu rugo rwe. Uwiteka aha umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Igice cya 14. Hiramu afasha Dawidi. Amazina y'abana ba Dawidi. Hiramu umwami w'i Tiro yohereza intumwa kuri Dawidi n'ibiti by'imyerezi n'abazi kubakisha amabuye n'ababaji ngo bamwubakire inzu. Nuko Dawidi amenya ko Uwiteka amukomereje ubwami bwa Isiraheli ngo bube ubwe, kuko ubwami bwe bwashyiriwe hejuru kubw'ubwoko bwe bw'Abisiraheli. Bukeye Dawidi yongera kurongora abandi bagore ari i Yerusalemu, yongera kubyara abana b'abahungu n'abakobwa, kandi aya niyo mazina y'abana yabyariye i Yerusalemu: Shamuwa na Shobabu na Natani na Salomo na Ebuhari na Elishuwa na Elifeleti na Noga na Nefegi na Yafiya na Elishama na Beriyada na Elifeleti. Dawidi anesha Abafilisitiya. Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta ngo abe umwami wa Isiraheli yose, Abafilisitiya bose barazamurwa no kumutera. Dawidi abyumvise arabasanganira. Icyo gihe Abafilisitiya baraje buzura ikibaya cy'Abarafu. Dawidi agisha Imana inama ati, ntera Abafilisitiya uzabangabiza? Uwiteka aramusubiza ati, genda kuko nzabakugabiza. Nuko bazamukira i Bariperasimu, Dawidi abatsindayo. Dawidi aherako aravuga ati, Imana yahomboje abanzi banjye ukuboko kwanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye aho hantu bahahimba Bariperasimu. Kandi Abafilisitiya batayo ibigirwamana byabo, Dawidi ategeka ko babitwika. Bukeye Abafilisitiya bongera
kuzura cya kibaya. Dawidi yongera kugisha Imana inama. Imana iramubwira iti, we gutabara ubakurikiye, ahubwo ubace rubete, ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri kirangira hejuru y'ubushorishori bw'imitugunguru, uhereko utabare, kuko Imana iri bube igutabariye imbere kunesha ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza uko Imana yamutegetse, batsinda ingabo z'Abafilisitiya uhereye Gibeyoni ukageza i Gezeri. Maze inkuru ya Dawidi yamamara mu bihugu byose, Uwiteka atuma amahanga yose amutinya. Igice cya 15, titire yacyo iravuga ngo Dawidi azana isanduku y'Imana mu rurembo. Bukeye Dawidi yiyubakira amazu mu rurembo rwa Dawidi, atunganiriza isanduku y'Imana ahantu ayibambira ihema. Dawidi aravuga ati, nta muntu ukwiriye kuremerwa isanduku y'Imana keretse Abalewi, kuko ari bo Uwiteka yatoranije kujya baremerwa isanduku y'Imana, bakayiremerwa iteka ryose. Bukeye Dawidi ateraniriza Abisirayeli bose i Yerusalemu ngo bajye kuzamura isanduku y'Uwiteka, bayishyira ahantu hayo yayitunganirije. Dawidi ateranya bene Aroni n'Abalewi. Muri bene Kohati umukuru ni Uriyeli na bene se 120, no muri bene Merari umukuru ni Asaya na bene se 220, no muri bene Gerushomu umukuru ni Yoweli na bene se 130, no muri bene Elisafani umukuru ni Shemaya na bene se 200, no muri bene Heburoni umukuru ni Eliyeli na bene se 80, no muri bene Uziyeli umukuru ni Aminadabu na bene se 112. Dawidi ahamagaza Sadoki na Abiyatari abatambyi n'Abalewi, ari bo Uriyeli na Asaya na Yoweli na Shemaya na Eliyeli na Aminadabu, arababwira ati, mwebwe muri abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abalewi, mwiyeze ubwanyu ndetse na bene wanyu, mubone kujya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isiraheli, muyishyire ahantu nayitunganirije. Kuko ubwa mbere atari mwe mwayihetse, nicyo cyatumye Uwiteka Imana yacu idusumira, kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Nuko abatambyi n'Abalewi biyereza kujya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Bagezeyo, Abalewi baremerwa isanduku y'Imana, bashyira imijisho yayo ku ntugu zabo nk'uko Mose yategetse, uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri. Dawidi abwira abatware b'Abalewi gutoranya abaririmbyi muri bene wabo ngo bazane ibintu bivuga, nebelu n'inanga n'ibyuma birenga, babivuze cyane barangurura ijwi ry'ibyishimo. Nuko Abalewi batoranya Hemani mwene Yoweli, no muri bene Asafu mwene Berekiya, no muri bene se bene Merari Etani mwene Kushaya, kandi hamwe nabo bene wabo abakabiri kuri bo, ari bo Zekariya na Beni na Yeziyeli na Shemiramoti na Yehiyeli na Uni na Eliyabu na Benaya na Maseya na Matitiya na Eliferehu na Mikuneya na Obedodomu na Yoyeli bari abarinzi b'irembo. Uko niko batoranije abaririmbyi. Hemani na Asafu na Etani bazanye ibyuma by'imiringa birenga byo kuvuza cyane. Zekariya na Aziyeli na Shemiramoti na Hiyeyeli na Uni na Eliyabu na Maseya na Benaya bazanye nebelu bazibwirisha ijwi rito. Matitiya na Ireferehu na Mikuneya na Obedodomu na Yeyeli na Zaziya bari bafite inanga babwirisha ijwi ryo mu gituza zo kubaterera indirimbo. Kenaniya umutware w'Abalewi waremerwaga isanduku niwo wategekaga ibyo kuyiremererwa, kuko yari umunyabwenge.
Berekiya na Elukana bari abakumirizi b'isanduku. Shebaniya na Yashofati na Netaneli na Amasiya na Zekariya na Benaya na Eliyezeri abatambyi nibo bagendaga bavuza amakondera imbere y'isanduku y'Imana. Obededomu na Yehiya bari abakumirizi b'irembo ry'isanduku. Nuko Dawidi n'abakuru ba Isiraheli n'abatware batwara ibihumbi bajya kuzamura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, bayikura kwa Obededomu bishima. Maze ubwo Imana ifashije Abalewi bari baremerewe isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, baherako batamba amapfizi 7 n'amasekurume y'ihene 7. Kandi Dawidi yari yambaye umwitero w'igitare cyiza. Abalewi bose nabo bari baremerewe isanduku, n'abaririmbyi na Kenaniya umutware w'abahetsi bose bari bambaye batyo. Kandi Dawidi yari yambaye efodi y'igitare. Uko niko Abisiraheli bose bazamuye isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, basakuriza hejuru, bavuza ihembe n'amakondera n'ibyuma birenga, bacuranga neberu n'inanga. Nuko bagisohoza isanduku y'isezerano ry'Uwiteka mu rurembo rwa Dawidi, Mikali umukobwa wa Sawuli arungurukira mu idirishya, abona Dawidi aca ikibungo abyina, amugayira mu mutima. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 16 n'igice cya 17 n'igice cya 18. Imana ibishimire.